Hello my people, nigira neza Yves nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nje kubagezaho ibintu bine ukwiriye kumenya, ukwiriye kumastaringa ku bijyanye n'amafaranga. So ndabizi abantu benshi dukunda amafaranga, abantu benshi twifuza gutera imbere, twifuza kugera ku bukire, ku butunzi bukomeye cyane, ariko hari ibintu bine nshaka kukubwira wowe ushaka kugera ku butunzi bukomeye, ushaka kugera ku bukire, ushaka kugera ku mafaranga menshi, ibintu bine ukwiriye kumastaringa bijyanye n'amafaranga. Ikintu cya mbere turi buze kurebaho nakise Anit, yinjize ayo mafaranga yinjize. Menya, sobanukirwa, menya uburyo bwose bwo kwinjiza amafaranga muri business yawe, mu kazi kawe. Banza umenye mbere na mbere urasabwa iki kugira ngo winjize amafaranga. Ubanza umenye ni gute ukwiye kwinjiza amafaranga. Nimba uninjiza uyu munsi $1,000, tangira umenye ni gute nakora kugira ngo ejo ninjize 2, ejo ninjize 3, ejo bibe 5, gutyo gutyo. So we kuba comfortable nayo uri kwinjiza, kuko birashoboka ko wakwinjiza nayarutaho. Sobanukirwa strategies zose, uburyo bwari bwo bwose bwagufasha kwinjiza amafaranga. Rero ikintu cya mbere ugomba gusobanukirwa ku mafaranga, kuyinjiza. First of all, to earn money, kwinjiza amafaranga, ndetse no gukuza ayo winjiza uyu munsi kugira ngo ukwezi gutaha azabe yakuze yabaye menshi kurushaho. Cyo ni kimwe mu bintu ugomba kwitaho ku bijyanye n'amafaranga. Nimba uhari utinjiza amafaranga na makeya woweho, nakubeshye, uri kure cyane, kuye kwikubita agashyi. Waye uri umugabo udafite ikintu winjiza, udafite ikintu ukora, gishake ushaka ukuntu winjiza amafaranga. Nimba kandi ufite ikintu kimwe cyonyine kikwinjiza amafaranga, abahanga baravuze ngo umuntu ufite source imwe imwinjiriza amafaranga, he is a one step away from poverty. Uwo muntu abari yarateye urutambwe rumwe gusa ahunga ubukene. Bivuze ngo ubukene buba bukimwegere, buba bukiri hafi ye, abagituranye n'ubukene. So ukeneye guhunga ubukene cyane, ugatera intambwe nyinshi kuko uracyari hafi yabwo. Ukeneye creating a multiple source of income, uburyo bwinshi bukwinjiriza amafaranga. Rero ku kintu kijyanye n'ikintu cyakwinjiza amafaranga, aho ngaho washinga agati cyane. Cya kabiri, save it. Muri yandi wakoreye, menya gusavinga. Abundi amafaranga ngagira ururimi rumwe, aravuga ngo save me today, I will save you tomorrow. Numbika, saving uyu munsi, nanjye ejo nzagusavinga. So rero abandi bakavuga it is like to pay yourself fast. Nimba hari amafaranga wakoreye ayo ariyo yose, banza usavingeho, azagufasha ejo muri emergency, azagufasha kugira se ikintu wibikaho cya achievement runaka. Uzi nko kubona umuntu asanzwe afite akazi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ajya mu kazi, ariko ugasanga nk'urukweto rwamusaziyeho ntabwo ashobora no kwigura urundi rukweto rushyashya. Ugasanga nk'uwo muntu ava ku itariki ya mbere akageza ku ya nyuma y'umwaka ajya mu kazi, ariko ntabwo ashobora no kwigurira ikibanza. Ni uko akora adasavinga. Ariko nukora usavinga, ikibanza uzakigurira, telefone nziza ushaka uzayigurira, imodoka uzayigurira, uzatera imbere. So save money. Iga ikintu cyitwa gusavinga amafaranga. Ugire percentage usavinga, ayo waba winjiza ariyo yose. Ntabwo ukeneye kuyarya ngo ashire, ukeneye no gusavinga. Buri mafaranga, nta mafaranga ari yose wakwinjiza utabona mayo savinga. Ahubwo mu mitwe yacu niho bipfira. Ariko ayo waba winjiza ariyo yose ukeneye kumastaringa ikintu cyitwa gusavinga. Then cya gatatu kiravuga ngo multiply it, cyangwa se iga ku multiplying amafaranga. Nimba ukorera amafaranga uyu munsi, menya kuyabyaza ndi. Ese nimba wakoreye 1,000, ni gute nakibyaza 5? Ni gute nakibyaza 2? Ntago kumva ko wakoreye 1,000 cyonyine bihagije, ahubwo jya uhora utekereza. Aya nakoreye na investinga hehe ku buryo yanzanira ndi arushijeho kuba menshi. Reinvest the money. Ushaka kuinvestinga mu kwiga, mu kwiyungura ubumenyi bundi bw'ibindi bintu bishyashya byazajya bikwinjiriza amafaranga mu gihe kiri imbere. Ushaka kuinvestinga mu kuba wakubaka brand yawe igakomera, izina ryawe cyangwa se brand ya company yawe n'ibiki rikakomera. Ubwo ushobora kuba bishyize muri marketing n'ibindi. So ubwo n'uburyo bwo kumultiplying amafaranga. Ikindi kandi ushobora gukora some smart investment. Izindi investment zitandukanye zigufasha kuba ya mafaranga ufite kano kanya waya multiplying ejo akaba yaba yikubye ayo wari ufite uyu munsi. Then ikindi cya kane ari nacyo ngiye gusorezaho ukeneye kumenya, si to protect your money, kumenya uburyo warinda amafaranga yawe. Amafaranga yarinda amadeni, irinde gukora amadega atandukanye ashobora gutuma ejo waba urimo urariha. Ibaze nk'urugero, ushobora kuba hari amafaranga uba wakoreye ariko ukajya mu kabari ukirirwa uri kumena ibirahure by'abandi, ukirirwa uri kumena parabolize y'imodoka z'abandi,
bazabikurihisha, bityo amafaranga yawe uzajya usanga ari kujya mu kuriha ibyo uba wangije. Ugasanga urimo uratwara imodoka nabi, uvuga ngo nfite amafaranga nta ribi, wo nagonga wese namuvuza, imodoka ikinyabiziga nakwangiza cyose, niyo asiranse itakishyura njye nakishyurira. So icyo gihe rero amafaranga ntabwo uzayatindana, kuko ntabwo uzi kuyarinda. Uyige kurinda amafaranga yawe. Ikindi, uyarinde gukora some unnecessary or careless expenses. Uyarinde kuba wajya ujya mu bintu utateguye, ngo nuko uciye ku nkweto iyaga ku muhanda ngo uhise uyigura, wari wabipanze se? Ibyo bintu ugomba kubyirinda. Ngo nuko ngo muye n'abajama 5 ngo kandi ngo nkaba mfite ngo ibihumbi 100 ngahe kuri konti, ngo ngiye kwita ngenda mbagurire bose icyo bashaka cyose bagifate ndishyura. Wari wabiteguye se? So protect your money. Yarinde kuyakoresha ibyo utateguye, yarinde kuyakoresha ibintu bitateganyijwe, bitari na ngombwa cyane, bitari necessary mu buzima bwawe. So ibi bintu bine rero nakubwiye: to earn money, to save money, to multiply money and to protect money. Ibyo bintu nubimenya ukabimasteringa ku kintu kijyanye n'amafaranga, nta kabuza myaka iri imbere uzaba uri umukire ku bintu bijyanye n'amafaranga. Nsoza, as a conclusion, hano baravuga ngo money will only grow in the hands of those who know to manage it. Amafaranga azabasha gukura cyangwa se anatinde agume mu ntoki z'aba bandi bazi kuyamanaginga. Naho ubundi no matter how much money ufite, ushobora kuba ufite miliyari, ushobora kuba ufite angahe, mu myaka 10 iri imbere yose akaba yayoyotse yagiye. Ariko nubu uri wa muntu uzi kumanaginga amafaranga, uzi kuyajera, nta kabuza amafaranga azatinda mu biganza byawe kandi azagrowing, azanakura akurire mu biganza byawe. So hano rero baratubwira ngo don't build income, wikubaka income gusa, witinda mu kumenya kwinjiza amafaranga byonyine gusa, ahubwo tinda no mu kugira skills about amafaranga. Don't just build income, build financial intelligence. Ntukajye uherera gusa, uhugira gusa mu kubaka uburyo bwo kwinjiza amafaranga byonyine, ahubwo jya uhugira no mu kumenya ngo ese ayo ninjije yo naya managinga gute, nayakoresha neza gute, ese ayo ndimo ndashaka, ayo nimba ndimo ndubaka uburyo bunyinjiriza amafaranga, aya ndi gushaka nimara kuyabona nzaya managinga gute, nzayajera gute. Ibyo bizagufasha gutindana amafaranga no kuyakuza, no kujya uba ufite uyu munsi amwe, ejo usanga yarakuze ugenda utera imbere aho gusubira inyuma. So thank you so much, ndabashimiye cyane ko mwakurikiranye aya makuru nari nkuzaniye ku bijyanye n'amafaranga. N'ubutaha rero reka tuzabane, nimba ari ubwa mbere tubanye ukore subscribe kujya tujye tubana mu bindi biganiro by'ubwenge nzagenda nkutegurira n'ubutaha. Kandi nimba ari ubwa mbere tubanye, nimba atari ubwa mbere tubanye, uyisharing iyi video, utanga umusanzu ku bantu bose bifuriza ko batunga amafaranga, ko bazaba abanyamafaranga bejo hazaza. Video uyigeze kure hashoboka, Imana iraguha umugisha. Thank you so much. I love you all.